ntabwo bijya bikujena iyo uri nko muri studio cyangwa muri kariyeri n'iki hari bishobora kuza ari ibintu bigukubita na depression bimara igihe kirekire ntabwo bijya bikuaffecting. mane ndavu usa nabikubwira gute hari igihe bitewe n'ukuntu nyine ubuzima bumeze nkanjye nguko mbamaze iminsi muri mbamaze nk'imyaka hafi 7 man manimero yawe hano hari abantu bashaka kugutwikira ndababona baratangiye manimero yawe ufite nimero yanjye kuko isubizi project nakubwiye ndashaka kuba kubita imyimerere gusa papa nje nyishire wowe yandike muri comment wipinning ari abantu ndabona abakunzi batangiye kwigaragaza abafana bawe Canada abafana banjye nabo bagwa nababonyemo gakeya baba boss banjye barambye ati pininga namba iryo kosa sinshobora kurikora ngo namba nituyipininge campaigning numero mfite mu ntoki kugira ngo ngende mbaha shout mu kanya ubikozemo ha shout exactly dabanza +250 okay wait +250 wait okay let me write ikibazo cyanje ariko turaza gukomereza kuri cya kibazo cyanje +250 +250 707 +250 788 98 8102 They can you confirming +250 788 102 andikaho Bertrand Muheto ko ariko yanditseho once nigga wanna check it out or use our limit or something like that he could do that. I nukuvuga ko pin comment so niyo nimero Bertrand Muheto sawa urumva bambwiye ko ari abantu bari legit babara abawe erega turabasharinga ariko you got people bro kandi utaririmba umuntu wese reka nkubwiye kuntu neye dukomereza kuri cya kibazo uranyibutsa ariko kuboro neye nizera ko buri muntu in his career cyangwa se field arimo gukiniramo ebana abazi byari byo kera nyero mupeti nakundaga kubaza byatara abantu bakuru barambwiraga ariko sibyo bibazo byose ubikura hehe man kubaza bitera kumenya noneho yurakana ubazabaza cyane nanone niko kana usanga kaza ubwenge yo gakoze. Yes sir. So ikibazo cyanjye utari bwarangize nari nakubajije ati ingo nyine niziburamo nyine nakozesheje inka nazibana zidakomana amahembe usanga ko sometimes umuntu aragenda nyine ugasanga ibibazo biraje mu rugo bishobora no kugutera depression ibyo bintu bivanga gute n'umuziki ntago bikwikira ntago bijye biguhabya ku buryo nyine usanga byishe birimo birica party ya kariyeri. Bana rije urabona nguko nandi kugubwira ndibuka ko nandi kukubwira ukuntu maze nk'imyaka hafi 7 ndi gukora music gusa. Man akirindwi banaragiye niga nkagira umwanya ngakora nk'aba strategic ari abantu badanje buramba nagashimira barimo nk'abajinga ba Ari Sudi nabo nabinyamirambo n'aba grand frère bakera baba baratubonye gukora haso bakavuga bagakomentinga no ku bintu byacu you guys need to be strategic now ubundi you good ako kantu rero ibintu byose urumva twagenga tubikora ariko tunabyigiramo nkuko nyine ari process nanjye naravuze ariko byari byo byose nkeneye gukora ikintu that it can take me somewhere hadanje niko gushaka kuvuga ngo ngomba kuba married nkagira umugore tu kandi kubana rero udakomanya amahembe n'umuntu mwakuze mutabari ntago byoroshye mutanavukana mutarere abantu hamwe man
ntabwo byabura tu KGL se ntabwo babizi nyine ibintu by'abadimani ibyana indege n'amaniga duba turi kugongana n'itegeko. Iyo ugize umugore nyine ukaba ari married ari umuntu wawe gutyo, ikintu nababwira nuko yo muri inshuti nyine mushwana nk'inshuti mukaba muzi ko ibyo muri gupfa ntabwo ari for a long time, ariko ni ibindi bintu wabo. Okay, I see. Waje witeguye ariko umuhungu wanje nta kibazo. waje witeguye noneho nkabanzi ko bamwe mu basani bacu basani bacu baraperi of course bashobora kuba ari nk'abantu bakwiinspirinze Bulldog. Numvise ko ejo bundi habaye saga yabaye Gisenyi i Rubavu. Ni Gisenyi nyine niho Rubavu n'ubundi ni Gisiri kabisa. Wowe urumva ari iyihe mpamvu bishobora ibyo bintu bibaye mu Rwanda gusa kuko abantu abafana bashobora gukubita umusani, noneho umusani atari n'umusani mutoya bro, ntabwo ari ka yampano. We are talking about Buddha. Turavuga Buddha. Yeah. Ugasanga abafana baramukubise bararwanye nawe, which is mbivuga nyine nshobora kunanirwa kubizana mu buryo bwiza, ariko nguhaye nk'urugero rwiza abantu nka tuzi nka ba Diamond, abantu tuzi nka ba Chameleone yaciye ahantu bafite entourage y'abantu nk'umunani gutya binjira cyangwa 12 bamukurikiye. Urumva ni ukuvuga ko there is no way ushobora gufata Chameleone noneho Buddha ni n'umuraperi, there is no way ushobora no kumwegera. Urumva bishoboka gute ko abafana bashobora kurwana n'umusitari? Ni iki kibitera kandi ni iki cyabihindura mu ruganda rwacu ku buryo umufana adashobora kubera ubu ngubu bimenyesha ko byagaragaye ko ubu ngubu nejo bashobora gukubita Bitre abafana bacu. Ibyo byose nayo nimba ari amakimbirane ameze gute sinigeze mbimenya cyane, ariko nubwo ndahura n'abaji banjye mugani wawe nanjye kandi mbemera kuba ndi umufana wa Bulldog Bushari n'umuji wanjye, ariko sindamenya neza what's going on kuko abafana b'Igisenyi ni abafana n'ubundi bakunda hip hop bya hatari. Sasa rero twebwe tugafana babasaza abafana b'Igisenyi n'abafana bakunda hip hop. Nishobora nko kujya guperforminga ahantu ukajya wigengesereye kuko umufana ashobora kuvuga ati ndamukubita icupa ebana ejo nimbona yica ko ari we ngiye umukubise ya cupa nzajya mureba mbyibuke ko ari ngiye wari mukubise mani. Ugasanga rero bibaho utiteguye. Video nabonye abaniga ariko nkabona bararwana we yagira ngo nakabari kose cyangwa yagira ngo n'umudugudu wose bari kurwana nawo mani, harimo n'abakobwa nkagira ngo nanone wagira ngo bari gukiza n'abaniga bari gukizanya. Ariko banzi nuko nabo nago bagenda bonyine ntabwo bagenda bonyine aba basagariwe. Bibaho mani, hari igihe n'umufana ashobora gutripinga tu. Umufana nawe gutripinga usanga kuguyeho niga ko bari kunamo Gilbert. Sharatu Gilbert kubera bro jewe what I know is like abantu bagira ikinyabupfura mu bahanzi bo mu Rwanda bro. Ntabwo ari ukuvuga ko uri hano abaraperi bagira ikinyabupfura kurusha n'abaririmbyi. Ibyo nibyo mani kuko kabisa kenshi na kenshi nibo abantu baba bazi n'ubuzima. Kugira amakimbirane n'umuntu mu kabari neka ko byoroshye mani dumba Rafael kuko hari n'igihe umuntu mu jambo akaryumva ukundi. Se inzoga ni ubugome. Ayoga nakadanje.
urumva natwe hari igihe impamvu igikoresho cya impamvu mvuga gutyo impamvu mvuga gutyo hari igihe baba bari mu gikoresho cya danje ugashaka ukaba umusagariye ukamutuka kwitwaje kuri nk'umufana impamvu mvuga udatari gutyo ndibuka umunsi wa mbere nakubonye nagusanze uri kumwe na wishari ewa iriya ni hype uzabaze Gasuku hari story windi utazi na we utibuka Gasuku none yigeze dupostinga ngo twari turi kwinywera itabe ahantu hasinze umuntu wamuhaye ako kavideo menya ari Snapchat y'undi muji twari turi kumwe ariko twari kumwe n'abajura benshi cyane Gasuku kabora agapostinga agapostinze ariko twita tumukatira turamubwira se man ibyo boro nibyo ubonye byo gupostinga how many songs zacu tutajya uvugaho wagisambo umuji rero yari gisaza watugiyeho bifa ipanze aza mu Rwanda aje mu Rwanda durira muri show nimbariya iyo show menya yari yabereye Rebero Canal Olympia yari trapish ariko yari concert ya trapish sinibuka season yayo shara tuish Kevin bro umuniga twahuye nawe turi kumwe twese ngewe Bush na Srum n'abaniga bacu bose yabonye yarahindukiye gutya shiduka tumuriho baratubwira tudere Gasuku nguri maniga yagiye yabanje kugenda yirukanka ajya muri parking yasaza mutwara ntabwo bizi umuswera turamukurikira muhamagara umwandikire umuswera turamukurikira tugeze mbere arahindukira abona Srum niwe mutoya ashobora kuba yagigira yaramuteruye yaramwikorera turamubwira shyira umuniga wacu hasi man tubona ariko yabigize blague tubura nane bura n'umuntu w'umudangere umusaza n'umumeni n'umugome cyane Gasuku yafashe umwe mu baniga bumukurikira aramwikorera nawe inshuti ze nawe bari kumwe ariko icyo gihe twavumbuye yuko ari umuji wa danje nawe turashobora no kukuvuga nabi yashaka no kugutwikira n'iki byose mutaziranye ngo mube mufitanye ibibazo biri personal twabonye ko ntaribi gusa twe twari dushyushye yarabibonye avuga abona ntago bisobanutse aravuga ati abaswe arahagije mudagesha ababyibuka ariko neya story bro uwo munsi twahuye noneho tugira ibyemere wa mbere ngewe namubonye yeah man we didn't meet in life good urumva rero ngewe aho menyera ko abaraperi nyine ari abantu badanje mani mugira ikinyabupfura nge ntabwo nari numva amazina nari nyazi n'indirimbo zanyu nari nzizi urabona biriya biboro ni ibiboro mani wagira ngo ni ibintu abantu baba bapanze bakabigupangiraho urimo kwinywera akantu wasohoka ugasanga abarezi bagufatiyeho hayitu kuko ntabwo waba n'ibintu bakubwira ngo kugira ababansa rero twebwe biratugora mani ntabwo waba uri kumwe n'inshuti zawe 10 cyangwa se inshuti zawe 5 uzanemo bansa buri safe mani ni software ni security ubifite ntabwo akenshi nta nubwo ibyo bintu bibaho ahanini rero ukabari habamo abasazi inzoga iroshya mani ukabari habamo abasazi kabiri ibintu bya abasazi biboro biba byabaye uretse ko atangiye nabonye atari n'ibintu byatari sinabimenya amakuru neza sinabashije kuyakurura ariko si ibintu byatari kurwana bihoraho erega mu baraperi ni time muzi ko ingumu yiha umuntu cyangwa yiguha ntabwo byabura kabisa ntabwo byabura ni danje ariko so none se ubu ngubu muri Kigali ni iki gipapi ngo urimo uravuga ati ubu Kigali tugeze hano turi muri ibi turimo turabumva ni iki ubu urimo urareba muri Kigali ukavuga ati iki nicyo tugomba kugeraho mane Kigali ni neza byatari ubu ngubu sama turi kwicomoka byatari turi kudrapinga niyo time tubonye natwe mu minsi ishize show zari zitumereye nabi ukuyirya nukuyiperforminga ewana byose bivangitiranyije ubu rero tugeze ya danje tu niyo mpamvu uri kubona umuntu arimo arasunika byatari bikorwa n'abafana baba bafite umwanya wabo wo kugira gute wo guconnecta n'aba artist iminsi iri imbere turaba twinjiye mu mikuru
hari indi ndirimbo wigeze kuririmba yitwa Goofy Father cyangwa Godfather niyo ariwo wayiririmbye yitwa ni Goofy Father. yego reka nkubaze nk'ubwo uba ukibuka imirongo yayo? uriya mu grand frere kabisa ni umuntu w'umugome cyane kabisa. N'ubu ese aracyabaho, aracyabagurukana? Sinzi, aba ari iyo ngiyo kuri TikTok kenshi abafana be bari abakobwa. Ari muri space Abafana be kenshi bari abakobwa, dore ibigore ibigoryi byo wabesha buri kintu cyose. bakundanye akakunda kugenda agurukana abantu, we yikundira kugurukana abantu ndagasa. We yakuvuyeho gute se kugira ngo umukubite boro? Yakoze iki? Yewe yasanze hari ejo nari mfite time yanjye yo kuconnecta n'abafana, avamo umufana umwe w'umusazi, nabikubwiye bya bindi nyine bajya badusariraho. Ndavuga ariko umugome mpita mwihanize mbona akamurishije, nkamurishije Godfather abifatiye abisamiye hejuru, ahita abijyanye muri space, creating space ye, ahita ngo ni umushumba. barayikoze bangiyeho, ndavuga ariko abo bajura mpita bareza nubwo bari kuntwikira byatari, ariko mutima nkaba nanaziranye nawe, njyewe ntago mbazi habe na gato kabisa, na space ntago nakundaga kuzigwamo cyane. Yana umuntu wo kupostinga imirongo yanjye sometimes mbonye mfite uwo mutima tu umuji, rero yahise anjyaho, angiyeho tubanza gupfubirana turagongana, nyuma yaho by the time ugiye stu, ariko bro wamufatiye umwanya munini bari mumugiriye muri stu. niyo yari we yanjye yo kuvuga, kubera ko nabonye azi gukoresha Twitter cyane, birangiye ndi umuntu wemera cyane, nabonye ukuntu ari azi Twitter, ndavuga ati sindi bwo agiye gusubizanya nawe muri ubu buryo. Nemera kumunera, mpita munera mu ndirimbo. Kuvuga nahise nyita man, ariko kandi I had to, nagombaga pe. None se urakibuka imirongo? Ndacyayibuka sometimes, imwe n'imwe. Ikintu cya mbere nuko nasamporinze Tom Close, shout to Tom Close, kugira ngo nce agasuzuguro. I used my big brother's vocal, so neza nanga ngomba kugatsibeza. Yes sir. Wasamporinze ya boro sibeza. Wabona basanga nko guwe neza cyane, ni neza fo. So iyo ndacyayibuka ni bore ya Danje, mba ndi kumwihaniza nyine. Having said that, let me get another question from that. Sibyo? Nk'umuntu ashobora gufata indirimbo ya Tom Close agahita ayisamplinga agakoramo ikindi gihangano yashaka gukora, ejo iyo wumvishe bukeye ko hari umuntu uje akaza akavuga ko Tom Close ari overrated, nicyo ubitekerezaho mu magambo yawe umuntu ashobora kumusamplinga? Mu buzima busanzwe sinzi ko Tom Close abantu ushobora kubukunda nk'indirimbo, ukabukunda nk'indirimbo y'urukundo, adakunda ubuzima cyane, ugashobora gutekereza Tom Close wowe uko umushaka, numubona uko umushaka ukagira ngo ari overrated cyangwa se bari kumukabiriza, ariko akaba we afite qualities nyinshi zitandukanye. Ukajya ureba perceptive yawe kwereka ahantu hamwe kandi atari ikosa ryawe, ukabivuga ukuntu bishatse, nyine nuko umuntu wabivuze ari umuntu w'umunyamakuru. Ariko Tom Close overrated kuko ni umu artist waririmbye indirimbo z'ubuzima, atari kuririmba ari wa mu R&B artist uri creating craft zerekeza ku rukundo gusa. Ubuzima abantu bizo za sibeza aririmba nyinshi cyane kabisa.
sinari nkuzi aririmba indirimbo nziza nyinshi mana kuririmba indirimbo bita igikomere urayizi ye na Bulldog igikomere uriya rero uriya muvandimwe ashobora kuba yari umufana wenda ukomeye kera wa Tom Close ukaba muziza ko atari umubaho kubeta unyunda uvunagura nabifashe njyewe ntekereje neza kuko Dr. Tino